Inkuru y'urukundo rwabo yashimishije benshi kandi rwose byasaga naho buri umwe yaremeye undi. Nyamara iby'urukundo rw'aba bombi bikomeje kwibazwaho nyuma yaho bose nta numwe ugikurikira undi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'amafoto bari barashyizeho bahuriyeho bakaba bamaze igihe barayasibye. Buri wese urebye ku mbuga nkoranyambaga ntabwo akiri gukurikira mugenzi we, ibintu bigaragaza ko umubano wabo warangiye bucece. Mu busanzwe Malaika uw'amahoro na Kayiteshonga ntibajyaga bahisha amarangamutima yabo mu rukundo rwabo, ndetse bari bakunze kugaragarizanya urwo bakundana bifashishije imbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi. Kuba barasibye ubutumwa burimo n'ubwo kugaragarizanya urukundo bigaragaza ko umubano wabo utifashe neza. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe cyahawe n'umwe mu bantu ba hafi b'uyu muryango avuga ko aba bombi bamaze igihe kinini baratandukanye, ndetse kuri ubu buri wese yahisemo kuba ukwe. Uwo muntu utarashatse kwivuga yabwiye Igihe kandi ko umwe abimusanze mu gihe undi aba mu mujyi wa Kigali. Iby'urugo rwabo avuga ko rwose bitakunze bagahitamo gutandukana. Malaika wari warongeye izina ry'umugabo we kuyakoresha ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram, kuri ubu amaze igihe yararivanyeho. Ikindi, hari konti bombi bari bahuriyeho bise The Shongers banyuzagaho ubutumwa bujyanye n'urukundo rwabo, ariko yamaze gusibwa ku rubuga rwa Instagram. Ubukwe bwa Uwamahoro na Kayiteshonga usanzwe ukora umwuga wo gufotora bwabaye ku itariki ya 5 Nzeri mu 2020 bubera mu mujyi wa Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho aba bombi icyo gihe babarizwaga. Ku ya 20 Kanama mu 2020 n'ubundi muri uyu mujyi wa Boston habereye umuhango wo gusezerana imbere y'amategeko hagati yabo. Nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko, bombi mu butumwa basakaje bifashishije imbuga nkoranyambaga bagaragaje akanyamuneza. Nka Kayiteshonga yaranditse ati, byose ni umugisha ndetse dukomeje guhamya gahunda y'Imana, mwirebera umugore wanjye w'igikundiro. Mu butumwa burebure Uwamahoro yanditse yabanje kugaragaza mu mazina ye yongeraho iry'umugabo we Kayiteshonga, arangije ati, bagore namwe bagabo, izina ryanjye rishya ni umuvugo wose. Yakomeje avuga imyata umugabo we, ashimangira ko yamwigishije uko bakunda akirinda kumubabaza, aho yavuze ko ari kimwe mu byatumye umutima uhurwa abandi basore bose. Uwamahoro yamenyekanye bitewe n'imivugo irimo ubuhanga bukomeye yagiye avuga mu birori bitandukanye. Ni umukinnyi kandi w'amakinamico ari ku rwego rwo hejuru, kuko yanabashije kugira uruhare mu mukino witwa Miracle in Rwanda werekaniwe Broadway in New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Malaika afite n'impano yo gukina filime, aho yakinnye yitwa Notre Dame du Nil yaturutse mu gitabo cya Mukasonga Scholastic, ndetse uyu akaba azanagaragara muri filime ya Mukantabana yise Height of Kigali ivuga ku bakobwa babiri b'abanyarwandakazi bakundanye bahuje ibitsina. Muri iyo filime azanagaragaramo ari kumwe na Rocky Try. Kayiteshonga umugabo we benshi bamuzi nk'umuhanga mu bijyanye no gufata amashusho mu birori n'imihango itandukanye ikomeye. Malaika Uwamahoro na Kayiteshonga bivugwa ko aba bombi babaye inshuti z'akadasohoka igihe kirekire, bakaza kugera n'aho ababyeyi babo babimenya bakabanza kubabeshya ko bafitanye isano ya hafi, ariko bikarangira urukundo rwishakiye inzira. Aba bahuye mu 2012 bahuriye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Icyo gihe bahura, yiteguraga kujya muri Amerika kwiga ibijyanye n'ubuhanzi. Malaika avuga ko yamuhaye ikaze aho yakoreraga umushinga we yise Seka Rwanda. Avuga ko mu 2012 nubwo yagiye kwiga muri Amerika bakomeje kuvugana kugeza ubwo mu 2013 nawe yagiye kwigayo. Ngo akigera muri Amerika yatangiye gutekereza kwagura ubuhanzi bwe yifashije akajya anasaba amafaranga mama we mu kumuha ubufasha. Ngo ubwo yasabaga nyina amafaranga amubwira ko agiye gusura kugira ngo amufashe gukora imishinga y'ubuhanzi bwe, ngo mama we yamubwiye ko agiye kureba ari mubyara we. Kuva ubwo bombi bakura bazi ko bafitanye isano ya bugufi. Uwamahoro ati, mama yarambwiye ati, ni wowe ugiye kureba. Ndamubwira nti, Kayiteshonga. Arambwira ngo buriya wari uzi ko ari kuze wawe. Ndamubwira nti,
mubyara wanjye gute. Gusa akomeza avuga ko icyo gihe atabitinzeho. Aba muri Amerika, Malaika yabaga mu mujyi wa New York mu gihe CYAWE yari atuye mu mujyi wa Florida. Malaika avuga ko mu gihe cyose yahuraga na Christian baganiraga nk'abavandimwe ubundi bagakomeza imishinga yabo. Avuga kandi ko asoje kaminuza aribwo nyina yamubwiye ko yamubeshye ko Christian ari mubyara we bitewe n'uko ngo yabonaga ubucuti bwabo bwazavamo ikindi kintu kandi akiri ku ntebe y'ishuri. We avuga ko yumvaga bakomeza kuba babyara nk'uko bari basanzwe babizi, ariko ngo Christian yarabyanze amubwira ko amuzi neza ahubwo bakwiye gutangira urugendo rw'urukundo. Ati icyo gihe njyewe numvaga twakomeza kuba babyara, ariko Christian ati oya, uranzi ndakuzi wese, reka noneho tubikore tubigire ibindi. Nuko byagenze, ariko byaradufashije kuko twabashije kubanza kumenyana nta bindi birimo. Malaika avuga ko Christian yamukundiye ko ari mwiza kandi akaba akunda abantu cyane, akaba umuntu ufite indangagaciro, wubaha kandi ukunda Imana, ukunda n'umuryango we. Ati ibyo bintu byose byagiye binyereka ko ari umugabo muzima nshobora kumara iminsi yanjye yose y'ubuzima bwanjye ndi kumwe nawe. Avuga ko kandi umunsi Christian amusaba kurushingana nawe atazuyaje kuko bari bazaranye igihe kinini. Aba bombi baje kwemeranya gukora ubukwe nk'uko twabibabwiye. Malaika na Christian bari bamaze imyaka myinshi bagaragaza urukundo bafitanye by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Ubukwe bwabo kandi bwahuje imiryango, inshuti n'abavandimwe, abahanzi n'abandi. Mu babutashye harimo umuraperi Muhire William, Wise Kate Kavuyo n'abandi. Mu buzima bwabo bwose bakunze kugaragarizanya urukundo rurenga imipaka rukagera ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ari naho benshi babamenyeye, ari nayo ntandaro y'ibivugwa ko bashobora kuba baratandukanye, cyane ko izo mbuga nkoranyambaga bakoreshaga barugaragaza arizo bari gukoresha berekana ko ntawe ukitaye ku wundi. Inangaha dusoje ikiganiro cy'uyu munsi. Mwakoze kubana natwe. Ngiye nari Benita Giraneza Uwera. Turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.